Ishyamba rya Amazone ni ishyamba rinini ku isi ririmo byinshi bitangaje ndetse binateye ubwoba. Harimo ibiti bigenda, amazi ashyushye, ibikeri bibonerana ndetse n'ibindi. Amazone ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Epfo, rikaba rikora ku bihugu 9 bya Amerika y'Amajyepfo aribyo Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname na French Guiana. Amazone ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima, ku buryo hagati mu ishyamba hahora hari nijoro. Abashakashatsi bemeza ko 1% by'urumuri rw'izuba arirwo rubasha gucengera mu biti by'iryo shyamba. Igera mu 10 yose kugira ngo ibitonyanga bitangire gucengera bigera hasi. Hagati muri Amazone rero hanyuramo uruzi runini rwa Amazon River rufite uburebure bwa kilometero 6400, akaba ari umugezi wa kabiri munini ku isi nyuma y'uruzi rwa Nile. Amazon River n'uruzi rufite amazi menshi cyane, hakabamo n'ibinwa byinshi bitangaje byiberamo, harimo inzoka nini cyane utigeze ubona zo mu bwoko bwa anaconda, ngira ngo abenshi muzize muri film. Mu ishyamba rya Amazone harimo inyamaswa nyinshi zitangaje, hakabamo umuserebanya abashakashatsi bise Jesus Lizard, ukaba ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Uwo muserebanya kandi ikindi gitangaje, ushobora guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu, nk'uko uzi neza ukuntu ugenda, ubundi ukiruka cyane hejuru y'amazi ukambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira na gato kubayeho. Ibi akaba ari ibintu bitarakorwa n'ikindi kiremwa hano ku isi. Aha rero uramutse ugize ibyago ukaba wajugunywa muri iryo shyamba, ntuzirirwe wigora ushakisha aho usohokera ngo uvemo, kuko ubunini bwaryo ni inshuro 17 ugereranyije n'igihugu cy'Ubwongereza, ugateranyaho n'ibirwa bya Ireland. Twerekeje mu by'abashakashatsi bakoze, hari ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mwaka wa 2006 aho bwagaragaje ko umugezi uri muri Amazone kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo ahagana iburengerazuba, ariko ku myaka 100 yakurikiyeho byaje guhinduka, aho amazi yajyaga agenda kinyumanyuma kugeza ubu asubira inyuma, bimwe mu bitandukanye n'uko Imana yabiremye. Amazone kandi ifite indi migezi minini, harimo nk'uhorana amazi aseruye, aha ndavuga amazi yatuye cyangwa se amazi ashyushye cyane. Ayo mazi hari igihe ashyuha ku gipimo cya °C 93, ku buryo niyo wahanyura iruhande rw'uwo mugezi utangira kubira ibyuya. Iyo rero hagize utunyamaswa dutoya dutambukaho, vuba bidatinze tumwe dutangira gupfa. Muri iri shyamba kandi harimo ibiti bitangaje, aho usanga bimwe bigenda. Ibyo biti rero nta bindi nibyo bita walking palms. Ibyo biti rero ntabwo bigenda nk'abantu nk'uko mwese mwemo bitekereje, ahubwo byo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire, ku buryo igiti gishaka kumera imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba mbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo gishobora kuva kuri metero 1 kikagenda kikamerera muri metero 20 zose. Uko niko ibyo biti biri muri Amazone bigenda. Ikindi gitangaje rero muri iryo shyamba ni ibikeri bifite uruhu rw'ikirahure cyangwa se bibonerana, ku buryo iyo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice bimwe na bimwe byacyo byo mu nda kubera ko kibonerana. Iri shyamba kandi ririmo inozi zitangaje, ku buryo iyo uriwe n'urwo rutozi ugira ububabare bungana no kuraswa isasu ku kuguru. Izo nozi zikaba zifite ubumara butuma ubyimba umubiri wose. Muri Amazone rero habamo ubwatsi bwitwa Victoria Amazonica, bukaba ari ubwatsi bumeze nk'urufunzo, akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi. Ibyo byatsi kandi bishobora gukoreshwa nk'ubwato, ku buryo niyo wakwicara hejuru yabwo ukomeza kureremba nta kibazo. Nubwo rero iryo shyamba riteye ubwoba, bivugwa ko rituwemo n'ubwoko 400 bw'abantu baryiberamo hagati kandi bakabona ibyo bifuza byose. Gusa bamwe mu batuye muri iryo shyamba rya Amazone babaho batazi ibi byose bibera ku isi, iyi si dutuyemo. Ikibabaje muri iri shyamba kandi ni uko ubushakashatsi bwongeye gukorwa bwagaragaje ko mu myaka 40 iri imbere
iryo shyamba rizaba ritakibaho kubera uburyo ikiremwamuntu cyangije ibidukikije. Ibyo byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi hose barimo gutema ibiti byinshi ariko bagatera bike. Ibyo bituma hakekwa ko muri iri shyamba rya Amazone niryo rishobora kwangizwa n'ikiremwamuntu mu myaka iri imbere, kuko 20% by'umwuka duhumeka ku isi uturuka muri iri shyamba rya Amazone. Ngira ngo ni bake bari babizi. Menya ko umwuka uhumeka uturuka mu ishyamba rya Amazone. 30% by'umwuka wandura uva mu nganda no mu bindi bihumanya umwuka ku isi bikajya muri Amazone, aho bituma twe dutuye isi tubasha kugira ubuzima bwiza ndetse no guhumeka kwiza. Bivuze yuko mu gihe muri iyo myaka 40 ubushakashatsi bwakoze Amazone ibaye itakibaho, twese twaturwaye indwara zo mu buhumekero. Reka nkushimire wowe wadusabye ko twakugezaho amateka y'ishyamba rinini ku isi ariryo Amazone. Nanashishikariza buri wese wifuza kugira icyo adusaba ko twazamugezaho ko yatwandikira tukazakimugezaho vuba nta nkomyi. Reka mbashimire kuba mudahwema gukurikirana ibiganiro byose binyura kuri channel ya Niva Paula Vlog. Turabakunda.